ndibwiraga yuko ari we gusa umwami akunda. Haleluya. Hari igihe batwibeshaho bakatwicarira mu bisubizo bakinyeganyeza bigakunda, Imana ikabyihorera tugakomeza tukanyagirwa. Batubereye mu mazu tugakomeza tukashomera, batubereye mu kazi ubukode bukatubaho karande. Haleluya. Batwicariye mu mazu, ariko nagira ngo nkubwire nimba uri uwo mu Bayuda nawe Imana igiye kukurengera. Akagenda yagera imbere y'Imana agatura ubusa. Umuhanuzi hano akambwira ati ndi Imana ikubwiye ngo uzabyara neza. Kandi uwo muhanuzi hano uraga ariko Imana ivuze. Ariko amezi 9 yarageze umugabo uragiye kubyara byara umwuka. Kandi baramuhaye isezerano ry'uko azabyara umwana mwiza. Umugore abyara umwuka mu rusengero. Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatira urugendo nkifatira uyu mwanya nkaza kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagiriwe amahirwe, tugirirwa umugisha, nabyita ko ari gitangaza kwemera kutugarurira umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umuhanuzi Alliance. Karame cyane. Ari abiti. Ndashima Imana. Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Meze gute? Ndashima Imana. Komera cyane. Tubaye kubw'umugambi w'Imana. Ntabwo ari umugambi w'abantu. Ntabwo tubaye kubw'umugambi w'abantu. Ejo bundi mbagize gutya ndakubazana ku gashati wambaye wakita ngo iki? Urambwira ati ngo ubwo ni ishati nyine. Ubwo none hakoko se kari inyuma turamera. Ubwo nyine nagakoti. Kitwa ngo iki se? Kagakoboyi haye. Kagakoboyi. Bezo nubanga icyo guye uhita gutereramo. Icyo nkoyo mpitani yambarira. Nukuri. Yego. Ejo bundi twakoze ikiganiro kimeze neza, by'umwihariko tunagikorera ahantu hasa neza. Ariko uyu munsi twagarutse haha ndi kuri tere n'ubundi dukunda. Twagarutse mu Bisate. Use mu Bisate bura hari abantu benshi bahaza ariya. Mu Bisate. Sha byanze bikunze abantu basenga, abantu babazi guterera imisozi ku buryo mumaza nk'umusozi w'Ikanyarira ubahe atuye nka hehe Kanyarira aho nta muntu utahazi birumvikana. No mu Bisate rero umuntu usenga ukunda ubutayu byanze bikunze arahazi. Ariko baravuga ngo abenshi cyane nabi Musanze. Abenshi bahaza n'ubundi nuko yegereye Musanze. Ariko mbere ndabyibuka kera shaki imeze neza, uziko abantu bavaga i Kigali ugasanga iri inyuma haruzuye, ari abantu bavuye i Kigali gusa bajana mu Bisate. Mu Maganya ya Erembe. Ajyano bahita kuri paruwasi. Aha ni kuri paruwasi. Twa mu Maganya ya Erembe. Naka gasite turimo kose ni nk'ari muri paruwasi. Ubwo ahangaha ni kuri paruwasi. Ariko ejo bundi nzakubwira dutegure tujye kubatembeza hose neza. Harya ni haraguru. Ejo ndi tuzajya kubatembera. Yes, Alliance ari wambaye neza, wambaye agakoti kameze neza. Murakoze cyane, thank you. Wari umeze neza se? Shameze neza. N'umuryango wanjye umeze neza. Buriya iyo nabyutse ndi kuvuga ngo Yesu ashimwe, nkumva nyine neye haleluya bigakunda. Ande yanjye banyikije nkasanga bose namena, ntago twaraye mu kiriyo. Maganisha nta nimwe yaraye ku kiriyo, ubwo mba nzi neza yuko uwo munsi ndirirwa ndi gukora, ndi no mu kazi yuko tutarajya gushingura. Nicyo gituma mba numva ari ubuntu nyine Imana iba yatugiriye, ariko tuba dukiranuka, nta nubwo ari uko dufite amasura meza, ahubwo ni kubw'umugambi w'Imana. Ni Imana iba yatugiriye icyizere ikambwira ati mwana wanjye nkongereye iminsi yo kubaho. Yego. Gaho none ore gutere haleluya 3 z'imbaraga niba koko waramutse n'umuryango karama. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Amen. Amena. Uteye haleluya bita bintera amatsiko yo kukubaza no kumenya uyu munsi Imana yagutumye iki ku Banyarwanda badukurikiye, by'umwihariko jewe ndimba ndivugiye ngo n'aba diaspora badukurikiye nanjye ndimo. Uburavuze ngo warugize nanjye ndiwe. Iyo mu Rwanda umuntu ari mu Bugande mba ndi nk'umudiaspora. Ubu uri nk'umudiaspora imbere ye. Yego mama rero. Harya no muri Kenya ubwo naba ndi wera. None si ikindi gihugu. None umuntu wo muri Amerika udukurikiye ubu nanjye ni nkaho ndo mu diaspora. Avuga ati ngiye guhamagara mu diaspora Emi. Hariko z'ubundi mugani ari guhamagaye nimero zisa. Reka zose ziba zitandukanye. Kwese nagasaraba.
ariko wewe uri uw'indani mu gihugu. Genda mu diaspora w'indani. Oya sinageze muri Kongo. Reka ndi mu diaspora. Ako kakoze ari ya buriya mu rugero. Ni nk'ibihe bihugu wenda nka 2 cyangwa se 3. Wenda u Rwanda turukure wari wageramo. Mu Buganda. Uganda no muri Kongo. Se warenza aho. Urana Igoma wagezeyo. Kampala. Ku Gisombe n'ubugari byo hanze. Reka nta don't panic. Muri Kongo ni no stress. Ujya usanga hari abatetse isombe n'ubugari akameza kari hanze ukarurukarira hanze. Ariko ejo bundi uvuze mu Buganda unyibutsa kuntu twete gupanga kujya ku musozi wo kumusana. Abantu bo mu Buganda badukurikiye. Umva turi hafi kuza mu Buganda mwigwa muduhamagara ngo dusenge none tuzasengana turi live turi kurebana nabyo kuri telefone kuko tugiye kuza ku musozi w'iwanyu tugiye kuza kuhasengera mana we kuri ya musaraba turabatumiye. Aya ejo bundi kabisa babyitegure. Nukuri cyane turaje. Ubu wageze mu Buganda? Nzagutembeza. No Igoma na hano Igoma hose ugerayo. Harahijya. Ntawe uzihe jewe se aho ni turere twinshi two mu Rwanda no turere nyine ayeje ndahazi ubwo ejo bundi nabwo uragira mu Burundi. Oya visa zo ni nyinshi ntawazimenya hari wasanga ari niye mu mwuka ibifite agaciro. Yego pe nose hari visa irutiye mwuka ntayo nose ufite visa y'umwuka si guhuza na visa yo hanze bikamanshinga nizuze agaciro si yo kugira iyo mu mwuka. Imana ishimwe. Yes Ariya uyu munsi dufite amatsiko no kumenya icyo Uwiteka cyangwa se Imana yagushize ku mutima by'umwihariko kugira ngo tubashe kumenya ngo uyu munsi Alliance yatuzaniye iki, Alliance agiye kutubwira iki, Alliance Imana yamutumye iki ku bantu badukurikiye by'umwihariko abanyamasengesho abavuga butumwa abahanuzi n'abakristo muri rusange. Ni karibu Imana igereza umugisha no kutubwira uyu munsi nje kubabwira ngo umuntu ugufitiye igisubizo Imana imubuze ibitotsi. Mvuze ngo iki umuntu ugufitiye igisubizo Imana imubuze ibitotsi. Igihe twahereye dutsinda tubahoza kirahagije. Uyu munsi dukeneye intsinzi dukeneye gutambagizwa mu mugwa. Igihe baduhereye uyu munsi bigomba kurangira kubw'ijambo ryayo. Uyu munsi nje kubabwira ngo umuntu ugufitiye igisubizo Imana imubuze ibitotsi kuko igihe twasengeye ni kirekire. Igihe batwicereye mu bisubizo kirahagije. Dukeneye gutambagizwa mu mugwa bavuga ngo uriya nuza niwe wasenze bavuga ngo dore umwami akwiye kubahwa uko bazajya bamugenza mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ni nko kuvuga ngo rutare rwakwicara Imana iruvaneho kuko hari igihe bagishiraho bagakorutira na sima kandi ikintu kiriho sima kiba gikomeye bagashingaho na za ferabeto barangiza bakamera nk'abantu ahantu hamwe ukazajya wari ucuruza ukabona byaranze ugahora usengera ubuhoza umugabo n'ubundi akakunanira ntakizwe ariko kubw'ijambo ry'Imana no kubw'agaciro k'amavuta ka Mwuka Wera. Haleluya. Bitegeka ukavuga ati mwami we igihe Moridekayi yahagaze ku irembo imvura zikamunyagira nanjye igihe iyo bigeze iki gihe umugabo yasize araza akatsindira atantamahiye ariko ndagira ngo nkubwire nawe ukeneye mutwa ukavuga ati dore uko umwami haleluya umwami akunze dore ukajya mutambagiza mu mutwa nanjye nkitwa Sheri bakantwaza ishakoshi ayiga mana we haleluya nawe ukeneye gutambagizwa mu mutwa nawe bitabera Sheri nawe byakubera mama nawe bitabera haleluya bitabera nawe byakubera. Imana ishimwe ndi kubyiyumvamo. Akobura wasengera abantu utari kubyiyumvamo buriya. Oya n'isaki igiye kubikira abanzi kabyiyumvamo. Uduhe nk'urugero. Uzarebe nimba ufite isaki wanyu igiye guteza igiye gutera nambi igiye gukukuza nka mu gitondo kwa kundi bigiye kuko hanya ngo nisangaye igiye kubika irabanza igakubita amababa ikagira guki kongera ikagira guki kabanza kabyiyumvamo. Haleluya. Rero itangiye kugira nka gucya iba yatangiye kubyiyumvamo kigiye gukukuza. Rero nawe ukeneye kubanza ukabyiyumvamo ukabanza ukamenya kwicara mu gisubizo. Haleluya. Amenya ngo ako kazi uri gusengera iyo nebe ukabanza ukayipima hari n'ukuntu tugere ngo tugiye muri stage
nta mugabo ati ngiye kudepoza ukabanza ukicara no ku ntebe ukibiringuru ikazenguruka ukabanza wabyiyumvamo iyo ntebe nawe haleluya Imana ishimwe. ubwo no kuvuga ngo intebe yicayemo abatari ba nyirayo bayihagurukemo twarasenze kandi twarasenze Imana iravuga ntabwo rero bikiri muri teori dukeneye pratique ibifatika sheri dukeneye ibintu bifatika ku buryo abantu bazajya babireba ayiwewe niyo dayimoni atapfa byibuze akazongerera ukamera nk'aho mukubise ku gikuta akagaruka agasinzira byibuze nawe ugahumekaho mama haleluya twazengurukiye umusozi kirahagije niyo mpamvu natwe dukeneye gusingira ibyacu byariwe n'inzige twabwiye ngo Mana we bigarure ayiwe haleluya Berega dusenga Imana ivuga Gerega dusenga Imana ayingwa iraje bisobanure Imana ishimwe ndagira ngo mbire twasenze Imana ivuga ntabwo twasenze Imana y'ikiragi ntabwo twasenze Imana idafite amatwi twasenze Imana yumva yarangiza ikabikora niyo mpamvu Moridekayi ntabwo yitaye kugihe amaze igihe ahagaze ku irembo ry'ibwami ahubwo yahaye agaciro Imana yamusezeranye haleluya zina rya Yesu bishatse kuvuga ngo hereza agaciro Imana yavuganye nawe uri mu bwo butayu nawe Imana iraje gisobanure kandi bigenze neza icyo yanditse yaracyanditse bana b'abantu haleluya mujyange mubyemere nacyo aza guhindura Imana ishimwe haleluya amen ari reka dusenga isengesho by'umwihariko ryiza ryo gutangiza ikiganiro kugira ngo Uwiteka Imana kuyobore kandi Imana ibane nawe hanyuma ukomeze n'ijambo ry'Imana Imana iguhereze umugisha. Mwami Imana yacu uruwera wa Isiraheli zina ryawe nirishimwe Mwami Imana duciye bugufiya tukuzamura icyubahiro yuko waturinze nta wacu wavuye mu bacu ayiwe izina ryawe ryiza rihabwa icyubahiro tugiye kumva ijambo ryawe reka ubanze watweza utubabarire Mwami nutubabarira ibicumuro byacu uko bukiye nuko bwije turushaho kukubabaza dukora ibyangwa n'amaso yawe ariko ndakwinginze kugira ngo utubabarire ijambo ryawe tugiye kumva Kristo reka rihembure imitima yacu reka rihembure imitima y'ababyeyi mubyeyi urusha kumvira ijambo riramuruhura ayiwe iyo yabuze akaza kumvira ijambo yarangiza akaryizera rimuhesha akazi iki gitabo twarakizeye ayiwe iki gitabo twarakizeye kiduhereza amahoro iki gitabo twarakizeye kidukorera ubukwe iki gitabo twarakizeye ayiwe kiduhesha akazi bishatse kuvuga ngo na n'ubu turakizeye zina ryawe rihabwa icyubahiro ngaho dufashe ubane natwe none n'iteka ryose amen tugiye gusoma Esiteri ibice 6 umurongo wa 11 haranditswe ngo nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Moridekayi amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi arangururira imbere ye ati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha 12 hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiye ahera ko atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati Moridekayi uwo ubwo atangiye gucogora imbere ye niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora ahubwo uzagwa imbere ye bakivugana nawe haza inkone z'umwami zihuta kujyana Hamani mu nkera Esiteri yari yiteguye Imana ishimwe ikintu navanyemwo hano ngaha harimo ijambo rivuga ngo nimba uwo muntu ari uwo mu Bayuda ntuzamushobora haleluya ijambo riravuze ngo maze ngo Hamani ngo yari kugisha inama ngo umugore we ngo ndetse n'inkoneze ngo nuko maze barangije baramubwira ati nimba uri umuntu ari uwo mu Bayuda ntuzagira gute ntuzamushobora bishatse kuvuga ngo nawe nimba uri uwo mu Bayuda wikwangwa
n'imirindi y'imbeba, wikangwa haleluya na za kirabaye, wikangwa n'abayuda haleluya. Ari igihe natwe abayuda bene wacu batubera ibihanda, ariko nimba uri mu bayuda ntabwo bazagushobora, nimba uri mu bwoko bwa Isiraheli ntabwo bazagushobora, nimba uri mu bwoko bwiringiye Imana ntabwo bazagushobora. Imana ishimwe. Uyu nawe iki ni igihe Hamani yari arimo. Hamani ni umuntu wari waguze ubwoko bw'Abisiraheli bw'abayuda ngo bwicwe haleluya. Ariko ndagira ngo mbabwire, aba bantu bari barasenze Imana. Moridekayi yari yarasenze Imana, barangije bakambara ubushwambagara, bakafata ibihe bakiyiriza. Nk'uko nawe hari igihe ujya ugeramo ugafata umwanya wawe ugasenga ukiyiriza ubusa, kugira ngo Imana urebe ko hari icyo yakora. Imana ishimwe. Ngo maze ngo igihe ngo bari baguze ngo Moridekayi yishwe, ngo nicyo gihe Imana yaziyemo irangije iramutabara haleluya. ngo waze mu wa muntu Hamani niwe wari wamuguze, kandi Hamani nawe yari uw'imbere mu bwami, nawe yari akomeye imbere y'umwami. ngo arangije ngo Hamani, ngo umwami aramubaza ati ese Hamani we, ngo umwami akunda kubaha, ngo bazajya bamugenza bate? ngo arangije aravuga ngo umwami akunze kubaha, yibwiraga yuko ari we gusa umwami akunda haleluya. hari igihe batwibeshaho bakatwicarira mu bisubizo, bakinyeganyeza bigakunda, Imana ikabyihorera, tugakomeza tukanyagirwa. batubereye mu mazu tugakomeza tukashomera, batubereye mu kazi ubukode bukatubaho karande haleluya, batwicariye mu mazu. ariko nagira ngo nkubwire, nimba uri uwo mu bayuda nawe Imana igiye kukurengera haleluya. ngo nuko ngo maze ngo Hamani ngo aravuga ngo umwami akunze kubaha, ngo bamugenzereza bashya, yibwiraga yuko ari we haleluya. reka bajye kugucagurira mama amakaro meza, reka bajye kuyagucagurira, kuko n'Imana iri kubabaza haleluya. ariko ndagira ngo nkubwire, uwo mwami akunze kubahwa. Imana ishimwe haleluya haleluya. ngo nuko maze ngo birangije ngo Hamani ngo aragenda afata Moridekayi, ngo umwami aramubwira ngo ibyo byose uvuze hatavuyemo na kimwe, genda ubikorere Moridekayi. Imana ishimwe. ngo nuko maze Hamani ngo afata Moridekayi, ngo agenda abungabunga hose avuga ngo dore uko maze ry'abagenzi umwami akunda kubaha haleluya. dore uko bazajya bagenza umwami akunda kubaha, dore uko bazajya bagenza umwami akunda kubaho haleluya. nawe igihe kimwe Imana izakurengera, izagutabara, wihangayika, wijyanwa kure n'amasezerano. igihe cyawe nikigera Imana izakurengera. ibyifuzo byawe ufite Imana irabizi. igihe kimwe Imana izakurengera, ikuvane ku ruregerero, ikwinjize mu kazi kawe mu izina rya Yesu amen. mu izina rya Yesu amen. ukabura nasoje cyane Ariya karame cyane. ni ukubera iki umuhanuzi aba afite impano yo guhanura pe, ibimenyetso byose ari byo, ibyo aguhanuriye ari byo, ibyo akubwiye ari byo, ariko ukazategereza ko bisohora ntibisohore? ukazategereza ko bisohora ntibizasohore. icya mbere cyo umuhanuzi ahanura ibyo yategetswe ntari ubisohoza. bishatse kuvuga ngo ntukitotombere umuhanuzi, aba yakubwiye ibyo yategetswe, ntago ategetswe no kuza kubigusohorera haleluya. ikindi cya kabiri, hari igihe ubwacu dufata amasezerano akaba ari natwe dutuma adasohora. uti kubera iki? hari igihe Imana igusezeranya wavanga ugahita wigira kujyamana n'abagabo n'abasore, ukirwa muri ukazagendera muri wa mujyago Imana yasezeranyije ubukwe, kandi umugabo warangije kumwiha. nese ubukwe bwafashe, ubwo ukeneye kuza ukongera ukihana, ukongera ugategereza ko Imana yazavuga ngo nkwaye ubukwe, kuko uba warangije tayari nyine kwicira inzira. ikindi, hari igihe umuhanuzi ahanura agahanura ibyo yategetswe, ariko ari Imana iri kugusheshenga, ukazategereza ko bisohora, kandi waragiriye isezerano bikakuyobera. urugero, hari umugore wasengaga, yajya gutura agatura Imana
ubusa amen yari atwite icyo gihe agakubita igitenge cyiza urukweto rwiza hari ukuntu nabo bihazwa kugenda abandi barangije kwicara akagenda avuza urukweto wenyine cyangwa agahaguruka mbere akagenda yagera imbere y'Imana agatura ubusa umuhanuzi hano akavuga ati ndi Imana ikubwiye ngo uzabyara neza kandi uwo muhanuzi hanuraga ariko Imana ivuze ariko amezi 9 yarageze umugabo aragiye kubyara umwuka kandi baramuhaye isezerano ry'uko azabyara umwana mwiza umugore abyara umwuka mu rusengero dufite ndetse cyari igihe Imana igenda ikoresha abantu bakitanga ibintu bigakunda hari igihe Imana ikubwira ngo nzagukorera ubukwe nawe ukagenda ukicara ntujye gushaka amafaranga byibuze ngo Imana iguhereze umugisha muri ako kazi ubona amafaranga y'ubukwe ukagenda ukicara ngo Imana izagukorera ntabwo Imana izamanura amatente mu ijuru ntabwo izamanura inyama ahubwo bya bindi byose bizava mu mafaranga bive no mu bantu nimba Imana yagukoreye ubukwe bagarira iryo sezerano nawe nyine uvuga ati Imana wansezeranije ubukwe kandi kubona ibintu biri kwanga cinzira byanze bikunze iyo ari umugambi w'Imana n'umuteguro w'Imana Imana irazi kabibamo ibintu bikagenda neza nawe hari igihe umuntu abashaka ibintu biri hejuru kayo utari hejuru iyo weho uhagaze ku Mana yawe ukayikomeza ukavuga ati Imana ndambirije guki na irazi kagutera inkunga ngiye ibyo bintu ntago mbyemera pe byo kuvuga ngo Imana yagusezeranije ubukwe twavanwa ugaye tujya kwishingira ntago yabariyo yaravuze ngo urugero naho uramugore uradusengana uramuzi yego uratwa turi gusengana ejo bundi ndamwibuka Imana iramubwira ati nkukoreye ubukwe sha umva yarazi kwitakuma no kubyina ariko arangije tukiva ku rusengero umugore aragenda arishingira umva aragenda arishingira mu kwishingira kwerera n'ubundi ntago byamuhiriye kuko yari yiciriye inzira Imana yari mubwiye ubukwe umusore araza ati tugahita tugenda bagiye ndagira ngo yaragiye akubitwa n'isengesho ry'Imana buriya iyo wasenze ukababaza Imana nayiguhereza ibihano aragendera kubitika nese ubu ntago yavuye Imana ntiyamukoreye ubukwe ntari mu rugo rwiza yahise avayo yavuyeyo byaragenze yanyuze nyine mu buzima n'ubundi iyo wiciriye inzira n'ubundi ntago biba ari ibyawe bari barashingiranwe cyangwa se bari barishingiye n'ubundi nibo babukoranye bari no yavuye yajya kwa nyir'ubwite none hari igihe wiciriye inzira ukagenda mu gihogera imvura ikakunyagira ikagutemba ikakuroha iyo hiye ukajya kugama kwa none wajya kugama bikarangira nyine wiyoteshejeho imbeho gakeya ariko byanze bikunze isezerano ry'Imana niyo ryatinda ntabwo rizahera nubwo ibibazo byose wabunyuramo isezerano ry'Imana ni isezerano iyo umaze gukarangwa Imana ikugaruka ikavuga ati mwana wanjye nongeye kukugirira ubuntu n'ibambe Bibiliya iravuga ngo muri Yobu ibice 42 ku murongo wa mbere haravuga ngo nzi ko ushobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe no kuvuga ngo hagize n'ikigerageza cyangwa se cyashaka kubasha kwitambika mu mugambi w'Imana Imana yagicamo kabiri ariko umugambi wayo ugakomeza yes ari reka dutanga nimero ya telefone imwe iba no kuri WhatsApp utubwire n'amazina yawe ariho hanyuma usengera abantu badukurikiye dusoze nimero yanjye ni 0788 71 89 782 0788 71 89 782 reka dusengera abantu badukurikiye dusoze tugiye gusenga kandi abantu badukurikiye bajye kuri YouTube yacu yitwa Alliance Official murahita mutubona nibashaka nibirwe barajya kwigora ngo bari kujya kuri Alliance Official bo bajye munsi ikiganiro nko muri comment baze kureba muri comment isubora ni muri comment baze kureba link turapiningamo ya Alliance Official TV TV yaririho oya ngenda shiramo link munsi hanyuma abantu badukurikiye mukande kuri iyo link hanyuma mukore subscribe umwuka byaramwe dore ari turaza gushyiramo link munsi muri comment tuyipiningemo aya bantu badukurikiye hanyuma baze kujya kuri YouTube kandi ndabizi barakora subscribe ari benshi aba bantu bajya babikora na abantu beza nukuri yes hanyuma reka basengere hanyuma dusoze Imana igwereza umugisha mwami Imana yacu Mana nziza Mana igira neza uwera wa Isiraheli turagushimye kubw'ijambo ryawe
urakoze Kristo yuko uduhaye ibihumuriza, izina ryawe nirishimwe. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, Imana ahantu Morodekayi yarari ntabwo yarazi neza yuko azahava akinjira ibwami mwe imbere. Mwami Imana yari afite kwiheba nk'uko natwe dufite kwiheba, yari afite amaganya nk'uko natwe tuyafite. Niyo mpamvu dusengeye abantu badukurikiye mu izina rya Yesu kugira ngo ubarengere, ubatabara abafite ibyifuzo bitandukanye, ubasubirize kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Abashaka akazi ukabahereza, abatwite ubahereze kubyara nk'abaheburayo. Abantu bashaka Mwami Imana intsinzi iturutse kuri wowe reka uyitange. Turabizi ko ushoboye byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Niyo mpamvu umugambi wawe ari mwiza kuri twebwe. Izina ryawe rishimwe kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe riratubwiye ngo Kristo abadufitiye ibisubizo ubabuze ibitotsi. Reka usubize Mwami Imana ababyeyi badukurikiye, reka Mwami Imana ubabuze ibitotsi. Abadufitiye ibyacu duhuze n'abacu Kristo, babyuke baza kudushaka, barare badasinziye kubw'umuntu bapanze kugirira neza. Dushobozwa byose nawe uduhereza imbaraga. Komeza ubane natwe none n'iteka ryose. Amen.